ibi bintu ushobora kuba warigeze kubitekerezaho cyangwa wasanga ari nabyo wiberamo. Urakora cyane, buri gihe ubyuka butaracya ukajya mu kazi, kandi mu kazi kawe uri umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire. Hanze y'akazi ujya gusenga buri ku cyumweru no ku yindi minsi yategetswe. Mu gace utuyemo barakuzi kuri nta makemwa, ariko mu buzima ntabwo ugera ku byo wifuza. Umushahara wawe uwumara ku itariki ya 10, ku buryo mu mikoro yawe rwose nta kintu kiyongeraho. Birasa naho ibyo ubona mu buzima ari ikinyuranyo cy'ibyo ukorera n'ibyo wifuza. Ibi ngibi bikubaho, nyamara ku rundi ruhande hari undi muntu usa n'utagerageza rwose. Mu kazi nta kintu kimuhangayikisha, ku kazi baramuzi ko adashobotse, ntabwo ajya yivuna ndetse azwiho kugira amanyanga mu buzima, ariko ibintu bye bigenda ku murongo ugororotse. Aratera imbere buri munsi. Ntabwo ujya wibaza impamvu y'ibi bintu. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Imana isubiza amasengesho ya bamwe, abandi ikabihorera. Kubera iki hari abantu babona ibyo bashaka byose batavunitse, mu gihe hari abandi bakora ibyo bashoboye byose ariko ntibagire icyo bageraho? Igisubizo kiri mu gitabo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro, cyitwa The Power of Subconscious Mind, cyanditswe na Joseph Murphy. Uyu avuga ko kugera ku byo ushaka wabivunikiye cyangwa se ukabigeraho utiriwe wivuna, bituruka ku buryo ukoresha ubwenge bwawe buhishe nawe utazi ko ufite. Babwita subconscious mind. Reka tubivugeho. Duhere ku gusobanura subconscious mind icyo ari cyo. Twagerageje kubishakira ikinyarwanda, turagenekereza subconscious mind tuyita ubwenge bwawe buhishe nawe utazi ko ufite. Tubahaye ikaze. Iyo ugiye kwambuka umuhanda, ureba hepfo no haruguru, ukareba niba nta modoka ihari irimo kuzigusatira. Wabona nta ihari cyangwa se ihari iri kure, ukambuka umuhanda. Ibyo ubikoresha ubwenge bwawe. Ubwo bwenge ukoresha nibwo bita conscious mind. N'ubu bwenge dukoresha ibyo dukora byose. N'ubu bwenge butuma batatwita abarwayi bo mu mutwe. Mwiga mitekerereze, ubu bwenge ukoresha ureba niba nta modoka iri hafi yawe kugira ngo wambuke, cyangwa se conscious mind. Bavuga ko ubwonko bwacu bubaye ari ubwato, ubwo bwenge bwawe bwaba ari bwo kapiteni cyangwa se umuyobozi w'ubwo bwato. Kapiteni w'ubwato ahora ari maso, areba imbere aho ubwato bugana niba nta kibazo gihari, kandi akagenzura buri kintu. Niyo mpamvu ubwenge bwacu budufasha kumenya ko uri ari umuriro, bityo ntituwukoremo. Ubu bwenge bwacu nibwo dukoresha mu kazi kacu ka buri munsi. Ibi dusanzwe tubizi. Ku rundi ruhande, niba ubwonko bwacu ari ubwato koko, aba engineer bashinzwe gukanika za moteri no kureba ko ibyuma byose by'ubwo bwato bikora neza, n'abantu baba bari hasi cyane mu bwato bareba neza ko ibintu byose biri ku murongo, ku buryo ubwato bugenda, ariko ntabwo bashobora kureba inyuma y'ubwato ngo barebe ibihari, ngo bamenye niba batagiye kugonga. Baba bari mu bwato bakurikiza amategeko atangwa na kapiteni w'ubwato, kubera ko niwe ureba imbere mu bwato areba hanze y'ubwato. Mu mikorere y'ubwonko, aba ba engineer babita subconscious mind. Twagenekereje tubyita ubwenge buhishe, ubwenge buri wese afite ariko atazi ko abufite. Aba engineer bari mu bwato bakurikirana imikorere yabwo, ntabwo bazi ibibera hanze yabwo. Bo bakurikiza amategeko ya kapiteni w'ubwato. Uyu mukapiteni aramutse ayoboye ubwato nabi, bashobora no kugonga urutare bo batabizi. Icyo bakora ni ukubaha amategeko ya kapiteni w'ubwato. Uyu mukapiteni agomba kubaza ibyo akora kugira ngo ubwato bushobore kugenda. Mu by'ubwonko bw'umuntu, ubu bwenge buhishe bita subconscious mind bugereranywa n'aba ba engineer ni ubwenge bugenga ibitekerezo byawe. Bugenga amarangamutima, imyizerere, imyitwarire.
ni ubwenge bufite akamaro kanini mu mibereho yacu, ariko ntabwo tuzi ko tubufite. Ni ubwenge butuma ubona umwana agiye guhanuka ahantu runaka kandi udashobora gukoresha amaboko yawe ngo umusame, ariko mu buryo nawe utazi uko ubikoze ugahita umutega ikirenge ngo nagera hasi nibura ntababare cyane. Ni ubwenge bukuzamo mu gihe uri mu bihe bikomeye cyane, nko mu bihe by'ubwoba, ugafata icyemezo gikomeye kirokora ubuzima bwawe, ariko mu by'ukuri utaruzi kuzi no gukora ibyo bintu. Ni ubwenge bushobora kugusunikira gusimbuka ahantu ubundi utasimbuka mu buzima busanzwe, ariko ukahasimbuka kubera kuri mu bihe bigoye, hari nk'ikigiye kuguhitana. Ubwenge bwawe busanzwe twese tuzi ni ubwenge bugufasha gusobanukirwa ibyo ndimo mvuga, ukamenya ko ari Ikinyarwanda kandi ukamenya igisobanuro cya buri jambo mvuga. Ni ubwenge bugufasha kumva ko umwana arimo kurira, ukamenya ko ari umwana. Ni ubwenge bukubwira ko iri ari imodoka, bukanagufasha gukora akazi kawe ka buri munsi. Babwita conscious mind, ari nabwo muyobozi w'umubiri wawe n'imibereho yawe yose. Nta cyakubaho butabizi. Hanyuma bwa bwenge buhishe cyangwa se subconscious mind bwo ntabwo tuba tuzi ko tunabufite, kandi butegekwa n'ubwenge dusanzwe tuzi neza ko dufite. Bwo icyo bukora ni ugukurikiza amategeko yose atanzwe n'ubwenge busanzwe, conscious mind. Ntabwo bujya bwibaza ibibazo ku mategeko buhawe cyangwa se amakuru buhawe, bubikurikiza uko. Ntabwo ubu bwenge bujya bwinjira mu bintu byo kumenya niba ibitekerezo byawe ari byiza cyangwa se niba ari bibi, niba ari ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma. Bubyakira uko ubwenge bwawe busanzwe bubizanye. Ubwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind bumeze nk'ubutaka, icyo ubuteyeho cyose buracyakira bukakimeza kigakura, yaba ari urubuto ruribwa cyangwa se urwiri. Ni ubwenge bukurikiza icyo bubwiwe cyose n'ubwenge busanzwe. Bwo ntabwo buzi gutoranya, nta nubwo bwumva urwenya. Icyo uhaye cyose bugifata nk'ukuri. Umuntu ashobora kukuzanira igikombe kirimo ibisukika bisa n'urusenda, akakubwira ko ari urusenda, ugatangira kwitsamura kandi mu by'ukuri atari urusenda, kubera ko ubwenge bwawe busanzwe ntabwo bwabashije kumenya niba urwo ari urusenda cyangwa se atari urusenda. Ariko ubwenge bwawe buhishe bwabwiwe ko ari urusenda, bubyakira uko, bugusunikira gutangira kwitsamura. Ubwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind bushobora kwishyiramo kurwaye, ugahita utangira gucika intege koko nk'umurwayi. Ubu bwenge buhishe ntabwo bujya impaka ku kintu icyo ari cyo cyose ububwiye. Amakuru yose ubuhaye buyakira uko. Ubu nibwo abakinnyi ba filime bakoresha bakabwira ubwonko bwabo ko bashaka kurira, nabwo bukabibwira ubwenge buhishe, maze umuntu akarira koko, amarira akaza. Ushobora kububwira ko ushaka kuruka, bukabigukorera rwose. Niyo mpamvu bavuga ko buri gihe iyo ukunda kwibwira ngo kiriya kintu ntabwo nashobora kukigurira, ntaho nakura amafaranga yo kukigura, bwa bwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind bubifata nk'ukuri koko. Buri gihe iyo ukunda kwisubiriramo kwiriya modoka udashobora kuyigurira, ubwenge bwawe buhishe bukurikira ayo mabwiriza yawe yuko iyo modoka koko utayibasha. Mu gitabo The Power of Subconscious Mind, umwanditsi Joseph Murphy avuga ko twese dufite uburenganzira bw'ibanze bwo kuba abakire. Ntuzigere na rimwe utuma hari umuntu ukubwira ko biteye isoni kuba wifuza kuba umukire. Niko avuga. Kuba umukire ntabwo ari byiza gusa, ahubwo ni byiza cyane. Iyo amaraso arimo aratembera neza mu mubiri wawe, ubwo uba ufite ubuzima bwiza. Iyo mu buzima bwawe harimo amafaranga, uba ufite ubuzima bwiza mu by'ubukungu. Hagaragaza ko nta kibi kiri mu kugira ubuzima bwiza mu by'ubukungu, kubera ko kuba umukene ntabwo ari byo bikugira umuntu mwiza w'inyangamugayo. Nta ndangagaciro nziza ziri mu bukene, niko avuga. Agaragaza ko ubukene ari uburwayi nk'ubundi bwose. Avuga ko ubukene ari uburwayi buturuka mu mutwe. Nufatwa n'uburwayi ubwo ari bwo bwose, uzabimenya kandi uzakora byose kugira ngo ujye kwivuza. Uzasaba abantu kugufasha kugira ngo ukire. Uku ni nako iyo nta mafaranga ahagije ari mu buzima bwawe,
nabwo haba hari ikitagenda muri ubwo buzima bwawe. Wigeze utekereza icyo kitagenda icyo ari cyo n'uburyo bwo kugishakira igisubizo? Ku bantu bamwe hari impamvu 3 zibitera. Ubishatse wazita amarangamutima 3 asubiza abantu inyuma mu birebana no kuzamura mikoro yabo. Ayo marangamutima cyangwa se izo mpamvu 3 reka tuzivugeho nk'uko Joseph Murphy yazanditse. Iya mbere, ishyari. Hari abantu benshi babona umuntu ukiri muto utwaye imodoka nziza kandi ihenze, maze mu ishyari ryinshi bakabwirana bati Imana yonyine niza mabi uyu mujene yakoze ngo abone amafaranga yo kugura iyi modoka. Cyangwa se amagambo nka kubera iki uyu mujene w'umwirasi yatwara imodoka nziza gutya twebwe tutayifite. Muri make tuzavuga amagambo menshi yuzuye ishyari kuri uwo muntu ukiri muto, bitabaye ngombwa ko tumumenya cyangwa se ngo tunamenye icyo akora gituma agira ubwo butunzi. Joseph Murphy avuga ko nyuma yo gusoma iki gitabo cye abantu benshi bashobora guhindura imyitwarire yabo ndetse n'imyumvire yabo kuri iyi ngingo. Yemeza ko gushyira imbere ibitekerezo birimo ishyari no kwifuza iby'abandi ngo ni ikintu kibi cyane ku mibereho y'umuntu. Bigushyira mu mwanya utari mwiza habe na gato, bigasa n'ibisunikira ubutunzi kuguhunga. Iyo ubangamirwa kandi ugaterwa uburakari n'ubutunzi cyangwa se amahirwe y'abandi, ubusa n'usunikira ubutunzi kukugendera kure. Wibuke ibyo urwanya biragenda kubera ko ubirwanya nyine. Ntabwo ushobora guhamagara cyangwa se gukurura ibintu uhora unenga. Wakomeza kuba inshuti n'umuntu uhora gucyocyorora kandi akunenga? Niko Joseph Murphy abaza. Niba igisubizo ari oya, ubutunzi nabwo nuko. Ntabwo bwasanga umuntu uhora ubunegura anabuvuga nabi ngo nuko bwagiye ku wundi muntu. Ibitekerezo byose ufite ku bandi bantu ni ibitekerezo byawe kubera ko ni wowe urimo kubitekereza, ni wowe ubirema. Uko ubitekereza niko byibika mu bwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind. Ubu bwenge bwo ntabwo bufite ubwenge cyangwa se ubushobozi bwo kumenya ibyo uvuga niba ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri, bwo kumenya ko ibyo uvuga ubivuga ku bandi gusa wowe bidakwiye kukuzaho. Joseph Murphy atekereza ko iyo ubonye umujene ugenda mu modoka nziza ukumva wishimiye ko yahawe umugisha wo kubona iyo modoka nziza, ngo biba bikwiye ko mu bwenge bwawe umwifuriza amahirwe mu buzima kandi ukamushimira kuba kweretse ko bishoboka gutunga imodoka nziza. Niba ashobora kubikora nawe wabikora. Impamvu ya kabiri, Joseph Murphy avuga ko isubiza abantu inyuma. Guhatiriza. Kukwereka inoti y'igihumbi iri imbere yawe hasi bakakubwira ngo unamuyitore bizakorohera cyane, kubera ko nuguca bugufi ukayifata ukayibika. Ariko noneho tekereza iyo noti iba iri muri metero 50 hejuru y'igikuta. Ntabwo byakorohera kuyifata. Ubushake bwawe bwo kurira icyo gikuta ngo ufate ya noti kandi nta rwego ruhari bwahita butangira gukimbirana n'ibitekerezo by'uburyo ukeneye ayo mafaranga. Watangira gutekereza uburyo niwurira ushobora guhanuka ukavunika. Ku rundi ruhande waba utekereza uburyo ayo mafaranga uyakeneye, ariko ubwoba bwo guhanuka bugakomeza kukubuza gufata icyemezo ngo wurire. Uko ukomeza gutekereza ingaruka wagira uramutse uguye, niko bikomeza cyane igitekerezo cyo kurira bikarangira ko kuturiye. Joseph Murphy yemeza ko gutekereza cyane ku gutsindwa bigusunikira ku gutsindwa. Ni nko gufata icyemezo cyo kudatekereza ku nkoko y'ubururu. Uti ntabwo nshaka gutekereza inkoko y'ubururu. Ibi ngibi bihita bituma igitekerezo cy'inkoko y'ubururu kiganza mu bwenge bwawe ahubwo. Kandi ubwenge bw'umuntu buhishe cyangwa se subconscious mind buri gihe bufata icyemezo bushingiye ku gitekerezo kiganje mu bwenge bw'umuntu. Igihe cyose mu bwenge bwawe igitekerezo kiganjemo ari igifitanye isano no gutsindwa, nibyo birangira bibayeho. Ni iyihe soko y'ikibazo hano?
ikibazo ni uko urimo guhatiriza. Murphy avuga ko ari igitekerezo kibi cyane gushaka gusunikira subconscious mind yawe kwemera ibyo ushaka ukoresheje kuba ubishaka gusa. Bizarangira igisubizo kibaye ikinyuranyo cy'ibyo ubundi wifuzaga. Atekereza ko uburyo butarimo guhatiriza aribwo butanga umusaruro. Abantu benshi bigeze kwisanga mu bibazo nk'ibi ngibi. Winjiye mu kizamini wizeye neza rwose ko amasomo yumva, ariko bakakuzanira urupapuro rw'ikizamini ukayoberwa aho ubwenge bwawe bugiye. Ibibazo byose ukabona nta na kimwe muri byo wabonera igisubizo. Uko ugerageza cyane kwibuka niko ibisubizo bijya kure yawe. Nyamara wasohoka muri sale y'ikizamini, igitutu ubwenge bwawe bwari buriho kikagabanuka, ugatangira kwibuka bya bisubizo. Ushobora gutekereza ko abanzi bakuroze ngo nujya ugera imbere y'ikizamini ubwenge bwawe bujye bugenda. Nyamara ikosa wakoze nuko wihatiye cyangwa se wisunikiye ku gahato kwibuka ibisubizo. Igisubizo uyu mwanditsi atanga hano ni ukugerageza gutuza, ntiwihatire kubona ibisubizo ako kanya, cyangwa se ngo wivune cyane ushaka kugera ku ntego yawe. Icyo usabwa gusa ni ukumenya uburyo umusaruro w'ibyo ushaka uzaba umeze, ubundi ukagerageza gutekereza cyangwa se kwiyumvisha ibyishimo uzagira nugera kuri izo ntego zawe. Avuga ko kwiyumvisha, ibyo bita feeling, ndetse n'ibitekerezo ari byo bintu by'ingenzi ku bwenge bw'umuntu buhishe, bituma bugusunikira kugera ku cyo ushaka kugeraho. Igitekerezo cyawe gishya cy'ibyo ushaka gukora ukwiye kugitekereza uburyo bizaba bimeze umunsi kizaba cyamaze gutanga umusaruro. Ukwiye gutekereza uko uziyumva n'uko uzabaho icyo gitekerezo nigitanga umusaruro. Nubigenza utyo, bwa bwenge bwawe butagaragara cyangwa se utazi ko ufite buzakora cyane kugira ngo ugere kuri iyo ntego. Uzatangira kugira ibitekerezo bishya, utangire guhura n'abantu bashya no kubona ibisubizo bishya. Akazi kawe ntabwo ari ukumenya inzira uzanyuramo n'ibyo uzahuriramo nayo. Akazi kawe ni ukumenya aho ugiye. Bitekereze muri ubu buryo. Iyo ugiye kwa muganga, usobanurira umuganga ikibazo ufite, hanyuma ukareka muganga akaguha igisubizo. Ntabwo ubwira muganga ngo aguhe igisubizo runaka, kubera ko iyo uri umuntu wishoboye mu gushaka ibisubizo ntabwo uba waje kwa muganga. Niba waje gushaka ibisubizo kwa muganga, icara wumve ibisubizo aguha, kubera ko niwe ufite akazi ko gushaka ibisubizo. Ni nako bigenda iyo hari ikintu wohereje mu bwenge bwawe wihishe cyangwa se subconscious mind. Icara wumve ubwenge bwawe icyo bugutegeka gukora. Impamvu ya gatatu mu mpamvu eshatu zituzitira mu kugera ku byo dushaka ni ubwoba. Imwe mu nteruro zishobora kuba zivugwa kenshi ku bantu bafite intego ariko bananiwe kugeraho: naragerageje cyane, nakoze ibisabwa byose ariko byanze gutungana. Niba byaranze gutungana, birashoboka ko byatewe nuko wijanditse mu bitekerezo by'ubwoba cyane. Tekereza uramutse winjiye muri taxi cyangwa se ukicara kuri moto ukabwira umumotari ngo nakujyana ahantu runaka ugiye. Hanyuma nyuma y'urugendo rwa metero 100 ugasaba wa mumotari guhindura icyerekezo ngo akujyana ahandi hantu utari wamubwiye mbere yuko muhaguruka. Mwakongera kugenda metero 100 ukongera ugahindura ukamubwira ahandi hantu ngo abariho akujyana. Ubwo ni ku nshuro ya gatatu waba uhinduye icyerekezo. Nukomeza guhindura aho ugiye buri uko mugenze metero 100, umuntu ugutwaye azayoberwa icyemezo cyo gufata. Azashoberwa nubwo yaba ari umuntu mwiza kandi wumvikana cyane kandi witeguye gukurikiza amabwiriza yawe. Hari amahirwe menshi yuko atazabishobora. Uko bizarangira nta muntu n'umwe ubizi. Joseph Murphy yemeza ko ari uko bigenda iyo mu bwonko bwawe cyangwa se mu bwenge bwawe ushatse kugira icyo ugeraho ariko kikaba kidasobanutse neza. Yemeza ko ugomba kugira igitekerezo kigaragara neza mu bwenge bwawe kugira ngo bugufashe.
uba ugomba gufata umwanzuro mbere y'uko utangira igikorwa. Nk'uko twigeze kubivugaho, igitekerezo gishyirwa mu bikorwa nicyo twahaye umwanya uhagije mu bwenge bwacu. Urugero, igihe ufite ikizamini cy'akazi cyangwa se ikizamini cy'ishuri, inshuro nyinshi hari ubwo umara umwanya munini utekereza ku gutsindwa. Gutsindwa nibyo bwa bwenge bwawe buhishe bubika, kandi kuko bikarangira utsinzwe. Joseph Murphy avuga ko ubwoba bwo gutsindwa birangira buremye gutsindwa koko. Uyu mwanditsi yagaragaje zimwe muri tekinike cyangwa se uburyo umuntu ashobora gukoresha mu gutsinda ubwoba. Niba utinya koga kubera ko utinya kurohama, tangira buri munsi ujye ufata iminota nk'itanu cyangwa se 10 wicara ahantu hamwe utanyeganyega, ubikore nka 3 cyangwa se 4 ku munsi. Mu gihe wicaye utarimo kunyeganyega, ujye wishyira mu mwanya wo gutuza no kumva nta bintu byinshi utekereza, ubundi utekereze urimo koga mu mazi menshi. Ugerageze kwiyumvisha amazi akonje arimo aragutwara, nawe unyeganyeza amaboko n'amaguru buhoro buhoro. Yemeza ko ibingibi bizorohereza ubwenge bwawe mu gutekereza ko koga nta kintu kigoye kibirimo, kandi uzabikunda cyane. Uko kwiyumva nk'aho urimo koga bizagenda byibika muri subconscious mind yawe cyangwa se muri bwa bwenge bwawe buhishe. Igihe uzagira mu mazi koga cyose waramenyereye koga mu bitekerezo, uzabikunda cyane kandi ntabwo bizagutera ubwoba. Niko Bwana Murphy abivuga. Iri ni itegeko rusange. Iyi tekinike ushobora kuyikoresha no ku bundi bwoba bwose ugira, nk'ubw'ibizamini, interview cyangwa se kuvugira mu ruhame. Muri iki gitabo kandi umwanditsi yigisha abantu uburyo bwo kurema intego zabo mu bitekerezo. Ubu ni uburyo bwo kurema ibitekerezo bikwereka umusaruro w'ibyo wifuza kugeraho. Niba wifuza kuzagura imodoka, ukwiye gutangira kuyishushanya mu bitekerezo byawe, ndetse nawe ukishushanya uyicayemo, utagikererwa ku kazi cyangwa se utakinyagirwa mu gihe imvura yaguye. Joseph Murphy avuga ko ari byiza kurema ibi bitekerezo mu buryo buhamye, ku buryo usa naho rwose urimo kuba muri ibyo bihe. Hano ushobora kubaza uti bishoboka bite kubona ibintu bitarabaho? Niba nshaka kubaka inzu, urashaka ko nyibonamo nte kandi nta n'ikibanza mfite? Kuri iki kibazo uyu mwanditsi asubiza yego rwose, birashoboka kubona no kureba ibintu bitarabaho. Uko niko mudasobwa na telefoni dukoresha zabayeho. Hari umuntu wabibonye mbere yuko bibaho. Ushobora kuba warigeze kumva imvugo ngo ntuzigere ubara imishwi y'inkoko zawe mu gihe zitaranaturaga. Ibi ngibi ntabwo ari byo 100%, kubera ko twebwe abantu dushobora kubara imishwi yacu na mbere yuko inkoko zitera amagi. Bariya abantu bakora imbata z'inzu ni ibi ngibi bashinzwe. Inzu bayibona uko iteye mu gihe mu kibanza hagiteyemo imyumbati. Uyu mwanditsi avuga ko byaba bitari mu bwenge bwinshi gutangira gukora igikorwa icyo ari cyo cyose utarabanje kukirema mu bitekerezo byawe, ngo urebe uko kigomba kuba gisa, ndetse unatekereze uko ubuzima bwawe buzahinduka igihe uzaba wakigezeho. Tekereza uramutse ubonye umuntu urimo kubaka ikintu runaka, hanyuma ukamubaza uti icyo urimo wubaka ni iki? Akagusubiza ko atazi icyo ari cyo. Akakubwira ati ndimo ndagereka itafari ku rindi gusa ngo ndebe ikizavamo. Birashoboka ko wahita uhamagara ubuyobozi ngo butware uwo muntu kugira ngo atigirira nabi cyangwa se ngo agire undagirira nabi. Iyi niyo mpamvu avuga ko atari byiza gusa, ahubwo ari ngombwa kubanza kubaka ibitekerezo mbere yo gutangira kugira icyo ushyira mu bikorwa. Igihe cyiza cyo kurema ibitekerezo by'ibyo ushaka kuzakora ni mbere gato yo kujya kuryama, cyangwa se mu gihe wicaye nta kindi kintu ufite cyo gukora kandi nta bintu byinshi biguhangayikishije. Iki gihe ni cyiza mu kubaka ibi bitekerezo, kubera ko muri iki gihe nibwo amakimbirane hagati y'ubwenge bwawe busanzwe conscious mind ndetse n'ubwenge bwawe buhishwe aba ari make. Ibi bisobanuye ko iki gihe ari bwo subconscious mind cyangwa se ubwenge bwawe buhishe buba bufite igihe gihagije cyo gukora neza kuri iyo ntego yawe wiyemeje kuzageraho.
ubu bwenge bwawe buhishe cyangwa se subconscious mind ubukora no mu gihe usinziriye. Ntabwo ari nk'ubu bwenge busanzwe bukora ari ukuri maso aho ushobora gufata ibyemezo. Twese dutekereza ko tunanirwa maze mu ijoro tukajya kuryama tugasinzira kugira ngo umubiri wacu uruhuke. Ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kikuriho kiruhuka iyo usinziriye. Umutima wawe, ibihaha n'ibindi bice by'umubiri bikubeshaho byose biguma mu kazi iyo usinziriye. Iyo wariye mbere yo kuryama, ibyo wariye biragogorwa mu gihe usinziriye. Inzara zawe n'umusatsi bikomeza gukura iyo usinziriye. Ni kimwe nuko subconscious mind yawe ikomeza gukora iyo usinziriye. Ibirimo kugenzura ibikorwa byose bikubeshaho. Wigeze wumva bavuga ko tumara 1/3 cy'imibereho yacu yose dusinziriye? Nyamara ibisubizo byinshi by'ibibazo byacu bizi iyo dusinziriye. Ubundi buryo bugaragara muri iki gitabo nk'inzira yo kubona ibisubizo by'ibibazo byacu dukoresheje ubwenge buhishwe cyangwa se tutazi ko dufite, aribwo subconscious mind, ni ukumenya kwakira inama zitangwa n'ubu bwenge. How to receive guidance from the subconscious mind, niko yabyanditse. Iyo biri ngombwa gufata icyemezo gikomeye cyangwa se ukaba utarimo kubona igisubizo cy'ikibazo ufite gikomeye, gerageza utekereze kuri iyo ngingo, ariko wirengagiza gutekereza ibintu bibi bifitanye isano n'iyo ngingo. Tekereza ibyubaka gusa. Iyo uhangayitse cyangwa se ufite ubwoba, ntabwo mu by'ukuri uba utekereza neza. Gutekereza neza bikorwa igihe wamaze gutandukana n'ubwoba. Hari uburyo Joseph Murphy yagaragaje buri muntu ashobora gukoresha mu kumenya uko yitwara mu kibazo runaka kandi agafata icyemezo cyiza. Turisha ubwenge bwawe kandi ureke kunyeganyiza umubiri wawe cyane. Bwira umubiri wawe utuze. Irinde kujarajaza ibitekerezo byawe, ahubwo ubyerekeze ku gushaka igisubizo cy'ikibazo cyawe. Tekereza ku buryo uzishima nubona igisubizo gikwiye. Reka ubwenge bwawe bwumva ibyishimo ushobora kugira nyuma yo kwikemurira ikibazo. Agaragaza ko ibi ngibi ari byiza kubikora mbere gato yo kuryama, ku buryo ari cyo kintu cya nyuma ukora mbere yo gusinzira. Nubyuka mu gitondo ukaba utabonye igisubizo, shaka uko wahugira mu bindi bintu. Mu gihe ugiye mu bindi, birashoboka cyane ko igisubizo kizakuzamo. Birashoboka ko igisubizo kitaza mu ijoro rimwe. Niba kitaje iri joro, uze kongera ubikore mu ijoro rikurikiyeho. Bishobora kuzatinda igisubizo kikaza. Anavuga ko ibyiza ari ukwizera ko uko byagenda kose igisubizo kizaza. Anajya kure akavuga ko kwiye kwihatira kugira ibyishimo nk'ibyo wumva uzagira nubona igisubizo cy'ikibazo cyawe, kubera ko subconscious mind yawe cyangwa se bwa bwenge bwawe buhishwe buzazana igisubizo bugendeye ku buryo urimo wiyumva. Avuga ko iyo myiyumvire yawe kubirebana n'icyo kibazo ari ikurura igisubizo. Ibi bigomba kuba ariyo mpamvu abemera bose iyo basengera umuntu bamusaba kwizera byonyine ndetse no kudashidikanya ko ibintu biri butungane. Muri iki gitabo harimo ingero nyinshi zerekana uburyo abantu bamwe bakoresheje iyi tekinike mu kubona ibisubizo by'ibibazo byabo. Urugero ruto muzatanga ni urw'ibyabaye ku mwanditsi w'iki gitabo ubwe, Joseph Murphy. Avuga ko yigeze gukoresha iyi tekinike mu kubona impeta ye yari yarabuze. Nyuma yo kugerageza inshuro nyinshi atabona iyo mpeta ye kandi y'agaciro gakomeye, yaje gutekereza kubaza umuturanyi we witwa Robert. Ibi yakoze byo kubaza Robert nta bwenge bwinshi bwari bubirimo, kubera ko Robert yari umwana muto. Nta buryo na bumwe yashoboraga kumenya aho iyo mpeta ye iherereye. Mu cyizere gike, Joseph Murphy yabajije Robert ati, nta mpeta yanjye waba waramboneye? Mu buryo atatekerezaga, uwo mwana yahise amubwira ati, narayitoraguye ejo bundi, nayishyize ku meza mu rugo, ati reka njye kuyikuzanira.
indi ngingo ikomeye iri muri iki gitabo ni uburyo bwo gukoresha ubu bwenge buhishe cyangwa se subconscious mind mu kubabarira. Iyi ni ingingo ikomeye cyane kubera ko amakimbirane hagati y'abantu ni imwe mu mpamvu zizitira benshi bikababuza kugera ku byo bifuza kugeraho muri ubu buzima. Kuri iyi ngingo dore interuro y'umwanditsi: ubuzima buri gihe burakubabarira. Bukubabarira iyo witemye ku rutoki bugakiza igikomere cyawe, bukubabarira iyo witwitse ahantu runaka bukameza urundi ruhu ugakira, umubiri ugasubirana. Ubuzima ntabwo bwigeze na rimwe bukugirira inzika, buri gihe burababarira. Natwe dukwiye gukora nkabwo. Tumara amezi menshi cyane twaribabaje twishinja amakosa kubera ibyo twakoze bitagenze uko twabyifuzaga. Duhora twishinja kandi tukumva agahinda buri gihe iyo twibutse ibyo tutakoze neza. Buri wese muri twe afite ikintu kimwe cyangwa se byinshi atigeze yibagirwa yakoze mu gihe cyashize, ikintu yicuza. Bishobora kuba amagambo mabi wigeze kubwira ababyeyi bawe akabababaza cyane, cyangwa se kikaba ikintu wakoreye inshuti yawe ukaba warananiwe kukibagirwa. Joseph Murphy agaragaza ko niba ibi byarakubayeho ukwiye gukora ibi bintu. Abahanga mu by'imikorere y'umubiri w'umuntu bavuga ko buri kanyangingo mu mubiri w'umuntu gasimburwa buri mezi 11. Ibi bisobanuye ko umuntu yiyuburura cyangwa se avuka bundi bushya buri mezi 11. Agaragaza ko umuntu wakoze ibyo bintu bibi wishinja buri munsi uba atakiriho, yarapfuye, yavuyeho mu mezi 11 ashize. Niba ukibabajwe n'ibintu wakoze nabi mu mwaka ushize, ushobora kuba urimo gushinja umuntu w'umwere kubera ko wabikoze ntabwo agihari. Niko abivuga. Umva iki kibazo: uramutse ushoboye kongera kubaho mu bihe wabayemo icyo gihe ubwo wakoraga iryo kosa, wakongera gukora nk'ibyo wakoze muri icyo gihe? Niba igisubizo ari oya, urumva atari ngombwa kwibabarira ukareka gukomeza kwishinja amakosa y'umuntu wamaze guhinduka. Irindi somo atanga muri iki gitabo ni uburyo bwo gukoresha ubwenge buhishwe cyangwa se subconscious mind mu gukira ibikomere. Uramutse ukoze isaha ikabara neza ikajya yerekana igihe, hanyuma umunsi umwe ya saha ikazahagarika gukora, birashoboka cyane ko uzamenya uburyo bwo kuyikanika cyangwa se uburyo bwo kuyikora ngo yongere kubara. Ubu bwenge buhishe bwa buri wese rero bugereranywa n'umuntu ukora amasaha. Nibwo bwagize umubiri wawe nk'uko umeze uyu munsi, kandi buzi neza uburyo bwo kuwuvura no kuwukiza igihe wagize ibibazo. Waba uri maso cyangwa se usinziriye, subconscious mind yawe igenzura ibintu byose birebana n'umubiri wawe bitagizwemo uruhare n'ubwenge bwawe busanzwe. Umutima wawe uratera, urahumeka, n'ibindi bikorwa ukora utabizi, utabigizemo uruhare. Uramutse usunikiwe kugenzura umubiri wawe ukoresheje ubwenge bwawe busanzwe, ushobora gupfa mu minota mike cyane. Imashini yitwa heart lung machine bakoresha iyo barimo kubaga umutima w'umuntu igasimbura uwo mutima w'umuntu n'ibihaha bye mu gihe barimo kumubaga, ni kimwe mu bitangaza mu ikoranabuhanga ry'ubuvuzi byakozwe n'abantu muri iki gihe cya vuba. Ariko iby'iyi mashini ikora ni akantu gato cyane ubigereranije n'iby'ubwenge bwawe utagenzura bukora amasaha 24 buri munsi. Ubwenge bwawe busanzwe ntabwo bushobora kubeshaho umubiri wawe, ariko bushobora gukora ku buryo umubiri wawe ukora neza. Uramutse ufashe umuntu usanzwe nkanjye nawe ukamushyira muri cockpit y'indege cyangwa se hariya abapilote bicara iyo batwaye indege, ntabwo uwo muntu yamenya uko batwara indege, ariko ashobora kumenya uko barangaza umupilote utwaye indege bigateza ibibazo. Mu buryo busa neza n'ubu, amarangamutima amwe ashobora kurangaza cyangwa kujijisha ubwenge bw'umuntu buhishe cyangwa se subconscious mind. Ni amarangamutima nk'ubwoba, umujinya, umuhangayiko n'ibindi bibangamira cyane imikorere isanzwe y'umutima, ibihaha n'igifu, bigateza ibibazo. Nk'umuhangayiko urema ibibazo ku mikorere ikwiye y'ubwenge bwawe.
iyo wumva utameze neza, cyane cyane wumva uhangayitse, icyiza ni ukugerageza kubyikuramo nubwo bitoroshye, ubundi ukoroshya umuvuduko w'ibitekerezo birimo ko kwirundamo muri ako kanya. Ibi bigufasha kugenzura ibyo utekereza, ugatangira kwemerera ibitekerezo bizima kwinjira, ibitekerezo bipfuye bigasohoka. Byemezwa ko ibanga ry'imibereho myiza rikora kurusha andi yose ari ukugenzura ibitekerezo byawe. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.